Nongeye kubw'ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Iyi ni online business. Uyu munsi tugiye kubikuza izo bita Dogecoin. Izi coin nubwo muzisuzugura cyangwa se mubona ko kuzikorera biba byoroshye, biroroshye pe, yewe ukanazibona, ariko se kuvuga ngo ntizibikurika ibyo bimukura he? Dore reba hano hejuru, ngira ngo niba witegereza urabona Doge, ngiye mfiteho Doge 16 n'ibice 693. Izi Doge reka tuzibikuze nawe bireba n'amaso yawe, maze uzongere uvuge ngo Doge ngo ntabwo zibikurika. Kuzikorera biroroshye, niba ushaka nuko nkwereka ko wazikorera ndabikwereka, ariko reka tubanze tuzibikuze. Iyo ugiye kuzibikuza rero nta kindi ukora, uraza ugakora hano kuri aka kantu k'agakofi cyangwa k'akawaleti gutya, ukaza ugakirikaho. iyo umaze gukirikaho nta kindi utegereza, uraza ukagera aha hantu hombi. aha hantu iyo hombi iyo umaze kuhagera rero uraza ugakanda hano handitse withdraw gutya, ngira ngo uri kuhabona. Ariko guys, mbere y'ibyo byose ndakwibutsa gukora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazabicikwa n'ibiganiro Kigali Creators ikugezaho umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. So iyo umaze rero kuza ugakora kuri withdraw gutya, iyo umaze gukoraho nta kindi gisigaye, uhita uza hano bakakubaza Doge address ndetse na amount. Uraza rero hano hasi, ngira ngo niwitegereje arakubwira yuko minimum withdraw ari Doge 15. kuzibona biroroshye, ntabwo bigoye rwose. ubwo rero uraza hano ugashaka address, ushyiramo address, n'andi turi wikure turayikura muri Binance, n'ahandi henshi wagenda uyikora, ariko twebwe reka dukoreshe Binance kuko ariyo yoroshye cyane. Okay, urajya rero muri Binance, uraza ukupe gutya, nurangiza ujye muri Binance. numara kujya muri Binance account, niho turi bugende tugafatayo address. iyo address rero niyo dukoresha turi kubikuza Doge zacu zikajya muri Binance. nta kindi ukora rero, uraza muri Binance account yawe ugategereza igafungukamo gakeya gutya 5 kwa 5. reka dutegerezeho gatoya Binance yacu ibashe kuba yafunguka. ngira ngo niba utegereza hano hasi, sorry gatoya, iyo witegereje hano hasi uraza ukajya kuri home gutya, murabona ko hariya twari turi muri asset yacu cyangwa se kuri wallet yacu. uza hano kuri home ugakanda kuri home, wamara gukanda kuri home ugahita ugera kuri muri crypto zacu zigiye zitandukanye. urazamuka rero ukazirebamo aha hasi, sorry ndabona ari kuzibona. uraza ukanda hano kuri market, reka turebe kuri market ho ko tuzisangaho. iyo tutazibonye reka tuze hano. Okay, so utiriwe ujya kure, uraza ukajya kuri asset yawe ugahita uza ahanditse add fund, ahangaha gutya, reka mabereke. uraza ukanda hano kuri add fund, wamara ukanda kuri add fund bakakwereka okay, sorry gato. So guys, iyi asset rero itandukanye n'izindi. wowe uraza ugakora hano hejuru mu nguni, ngira ngo reka makwereke neza uhabone aho uzajya unyura ugiye kuzibikuza. uraza gukora hano ku turongo dutatu turi hejuru mu nguni, wamara gukandaho gutya ugahita ubona deposit. wamara kubona deposit, ngira ngo deposit urimo urayibona ahangaha. iyo umaze gukora deposit nta kindi ukora rero, uhita ugera kuri muri search y'amacoin cyangwa se y'amakrypto agiye atandukanye arimo hano. wowe rero uraza ukandika hano hejuru Doge, uraza gutya hejuru ukandikamo hano muri search Doge. iyo utayibona hafi wanditsemo Doge coin gutya, niyo wakandikamo Doge gusa ihita izamuka. reka twandikemo Doge turebe uko bigenda. wandikamo Doge gutya,
Doge gutya nta yindi ni coin ngira ngo murayibona ko yahise izamuka ahangaha. Doge ni iyi ngiyi, uraza ukareba ko ari iyi Doge coin ifite akarogo gasa gutya. Wamara iyi Doge coin kuyikoraho gutya bahita bakugeza muri address ndetse na network. Hano network baguhereza nta yindi ni BNB Smart Chain, ngira ngo urimo urabibona neza cyane ahangaha. Ngira ngo urabona ko ari Doge deposit niyo tugiye kuza tugakirikaho. Uraza ugakandaho gutya rero, warangiza ugakopiya iyi adresse baguhaye. Ngira ngo urabona ko batubwiye ko ari BNB Smart Chain, ndetse kandi ikindi bakaza bakatwereka iyi deposit address, ukaza ukayikorera copy. Ahangaha urakanda kuri utu tuntu tubiri turi aha ukayikorera copy. Iyo umaze kuyikorera copy nta kindi kiba gisigaye rero, urongera ugasubira inyuma. Urongera ugasubira inyuma hahandi muri ya Doge King yawe. Wamara kwinjira muri ya Doge King yawe ukagenda ugapestingamo ya address baduhaye gushyiramo. Urongera nyine ugasubiramo handi kuri ka gakofi cyawe cyangwa se kuri ka wallet kawe hano hejuru nk'uko ubibona cyangwa nk'uko twabibonye gutya, ukaza ugakirikaho nanone. Umaze gukirikaho gutya rero uraza ukamanuka hano ugatambika hano hirya gatoya, ngira ngo reka makwereke. Uratambika uze hano kuri withdraw. Numara kuza kuri withdraw gutya aho tubikuriza, uze hano upestingemo ya address yacu baguhaye. Uraza ukore paste gutya, nurangiza gukora paste uze uyishyiremo, ndetse hasi ushyiremo amount. Uraza uyipestinge ahangaha, urakora paste gutya. Hano hasi uraza ushyiremo amount cyangwa se Doge zawe ushaka kubikuza. Dere uraza ukazishyira ahangaha, aha ukazandikamo reka tubikuze twebwe, reka tuzibikuze zose 16. Tubikuze 16. Uraza rero ukandikamo umubare wawe 16. Warangiza ukaza ugakanda, reka twongereho n'ibice bitandatu gutya. Warangiza ukaza ugakanda hano kuri withdraw. Urahabona, ngira ngo urabona hano icyatsi handitse withdraw, ukaza ugakirikaho. Urabona withdraw nganga, uraza rero ukandeho. Numara gukandaho gutya urategereza bibe, ngira ngo urabona ko biri muri processing. Uraza rero ukandeho gutya. Okay, so ngira ngo urabona yuko za Doge zacu zivuyeho, urabona ko zimajije kuba zavaho. Uraza rero ukareba ahangaha. Okay, uraza ugakirika ahangaha gutya, ugakirika ahangaha, ukaza ukareba transaction yakozwe. Uramanuka hano hasi ujye kuri transaction gutya, uze urebe iyi transaction yacu uburyo yakozwemo. Uraza rero ukabona ko, urabona ko kuri iyi saha urabona ko twabikuje Doge 16. Ngira ngo hano barabikwereka. Ngiye nkora nzibikuza n'izi zindi zo hasi nizo nagiye mbikuza. Ngira ngo urabona ko bazerekana, bakerekana yewe n'amadolari arimo ukuntu angana. Hano hirya iyo utambitse gutyo usanga izi ziri muri pending, izi zabaye completed. Hano urabona ko iyi tubikuje none yacyaye muri pending. Ahangaha izi nizo twamajije kuba twabikuza. Twebwe amafaranga turayarya guys. Wowe niba udashaka gukora ngo ubone amafaranga, uri mu gihombo gikomeye cyane. Twebwe akazi kacu ni ugukorera amafaranga online nta gishoro dusabye, telefone ndetse na internet. So iyo bivuye muri pending rero nta kindi turi butegereze, turategereza message ya Binance itwemeza yuko tubashije kuba twadepositinga Doge muri Binance account yacu. Guys, reka dutegerezeho gatoya turebe pending yacu ko iri buze kuba yarangira, tukabona message kuri Binance.